Shari ibi ntabwo byashoboka pe. Sinzi niba utari kubyumva. Ntabwo ntekereza ukuntu ibintu twabiganiriyeho. Sibyo? Rero kubo wamamagara ngo nze ugamije kuryamana nanjye, right? Sibyo? Sheri, banza wumve kano kantu. Aka kanya ngewe nawe turi umugore n'umugabo mu murenge. Abantu bose bazi ko uri umugore wanjye. Wowe ndimo gusaba ikintu cyagakwiye kuba kimuza nawe ukanyema. Ni mu murenge. Ntago twagiye imbere y'Imana ngo Imana ibihe umugisha. Ariko ni mu byumweru bibiri. Why? Ni mu byumweru bibiri tukaba dukoze ubukwe. Baby come on. Warihanganye pe, sibyo? Imyaka myinshi tumaranye, warihanganye bishoboka. Kuki wumva muri kano kanya bwo warambirwa? Ntago ndambiwe. Sheri ntago ndambiwe. Ahubwo ibuka yuko nanjye nihanganye nyine. Ugambira bizi yuko utashaka kunsura. Twamenye mu kugutereta kwanjye ibyo byose narabyirengagije, sibyo? Mitamo kujyana nawe aho mwese muba mushaka, sibyo? Kujya mwereka yuko mukunda. Wayi ndimo gusaba wabikoze utabwiye ku mutima wawe ko mbikunda. Sheri, nari mbivanye ku mutima. Nari mbivanye ku mutima. Sheri ndagushaka. Sheri ndagushaka. Ndabizi uranshaka. Ariko mbabarira wihangane pe. Ibyumweru bibiri byonyine bisigaye ntabwo byakunanira kubyihanganira. Kuki utari kunyumva ngewe? Sondi Sheri, niki kintu urimo kumpisha? Kijyanye n'iki? Cause nyine urumva sibye arabura ibyumweru bibiri. Sibyo? Kubera iki nyine udashaka kuryamana nanjye? Sheri mva nkubwire, sibyo? Urabizi ni wabinsezeranije ko. Kuki udashaka kuryamana nanjye? Sheri kano kanya twakaye turi guserera. No twakaye dushyira hamwe. Ibintu byose bikajya ku murongo. Ya dushyira hamwe nyine. N'imibiri yacu tuyishyire hamwe. Wow. Gushyira hamwe no guhuza. None se usuru wanjye nagabyo warayireje muri mu murenge. Ngise ibyo naraye ko tuzabana mu bintu no mu byiza. Yego. None se kuki twabiranye kubana mu bintu mu byiza cyo dusigaje kujya mu rusengero byo tuzakora ni ibiki bindi bisigaye. Imana ikabiha umugisha, pastor akaduhesha umugisha. None se birangire mu murenge. Nabwo kongobaza. Umufaranga wese ndimo gutegura kugira ngo mbe nabana nawe. Ni Imana irimo kuyama. Sinjye wakorera. None we ndimo gusaba basi wenda umenye iminota 5. Basi murebe. Uribuka ko wansezeranije ko wowe ubwawe wansezeranije ko tuzahavinga sex ariko twamaze kubona byeme n'amategeko twaciye n'imbere y'Imana byahawe umugisha. Byo nurabyibagiwe. Yenaga ari foto yanjye nawe turi mu murenge. Yenaga ari foto yanjye nawe. Nandi mafoto yose. Beste wacinze. Oho, Sheri wagize hano rya. Beze utese. Ni sawa. Record mbasi. Ni kariyo kaguzana agatero. Ariko narasizokuroze. Niko sizo wakoraze kugira isuku y'umunsi. Uko mbabasha ndari baze gufura. Ndavuga reka noza amabase ndeke bikasa na baba wicaye. Beze utese. Sanda. Yego. Wowe samba ko. Shanana daho dashibimana. Yego. Aka kazuba sokanyeze mwana. Akazuba ko ndange karakaze. Meze neza ariko. Cyameze neza nanjye ndimo ngende. Yacu sagiye Merine. Neze ukuvuga Merine yabakira aya masaha. Abeshye. Na wori yagiye kureba wa musheri. Kura lagera karenge bana nanjye bakakanya ari karaguhara yewe. Twajya ko ntabwo ntabwo kwabaye umugore n'umugabo uzi. Siko basiranye mu murenge.
kuvanye nayo ntugakabye niba barasezanye murere ngombwa bahorane cyane aho mugiye mama mba numva nubwo atanakwirwa hanga yahora bagiye rego nyabagene umenye ko bafite ibintu bari kwitegura ariko bana yanjye yemba batari ngombwa nyine bajya bahora bakumburanye rimwe na rimwe bisejya kumara ni ibiki ngo nibagiye kubana bagiye kubana bajya kumburana we nabyo baba uri kubayo yemba numva nta kibazo bakagombye kuba bagiye rwose ariko ntacyo bitwaye ariko nanone tuvuge ko ari agahararo abantu bageze ku rwego rwo gukora umurengera cyane ruba rwaka gutya babakumburanye ubu ni ngombwa bakumburanye ruba rwaka gutya ariko ibaza niyo bahura ukuntu bizagenda ibaze noneho tuzongera kumubona se tuzaba tumukeneye se ubundi ngatuma ari ikazaba yagize mu rugo rwe ubwo z'ubukwe bwe ndabutegereje kabisa ndakuze washyushye wakombeye wabyihoreye wajyana igihe uzarongorwa ni ukuri pe ubusore uzaba wambaye kino n'ubanza uzajya guhahira Dubai barumva nkubwiye nabwiteguye wagira ngo ni ngewe mugeni bazamfashe nanjye gushaka agakanzu nka sisita we ngomba kuba nambaye nyine neza umva nkubwiye ngomba kuba nambaye agakanzu kawe tuzaba turiho zatsige urabizi ko njye ntabyo nzi tu make up twiza tw'udusirimu oya reka nkubwire ibintu byinshi tuzareba hari umumama byinshi yanjye itera make up tuzatwiteye make up noneho urukweto ngenza walambaye ahubwo ndumva nshaka kuzajya kugura akawiga ko kwambara sasa kawiga ngese ni ukugira gutya nabireba sheri mbongi ndakwinginze basi reka tuyigire iminota 3 basi iminota 3 basi ngowe ndakwinginze haganira buri gihe gitoya shiri mpitamo basi nakubeshya mpita amatsiko ndakwinginze shiri ndakwizeza ko nitumara kubana nk'umugore n'umugabo ese kuri mukurira amatsiko azashira ntabwo ibingibi birijije ntabwo bijije sibyo umubiri wawe ni uwanjye n'uwanjye ni uwawe wahira umukurira wibwire ntabwo ndibukubabaze nukuri ntabwo ndibukubabaze ndaza kugira gake ndakwinginze mbabarira shira ibintu ntabwo byakunda muri kano kanya pe kandi hangane shira no kwikinira no I'm not joking ubonye barabizi ko dukundana baranabizi ko umugore wanjye ntabwo umunsi umwe usigaye ari wo watuma ngumana ubushyuhe bungana gutya okay basi reka basi murebe gusa urebe iki shakure ubwambure bwanjye n'utu bwawe upana kano kanya ntabwo byakunda ihangane warihanganye bihagije komeza wihangane kuki utari kunyumva kuki udashaka kunyumva okay urabyanze ntabwo byakunda ukawugenda shira wanyumvise ntakibazo ugenda nzategereza igihe nzabanira nawe nzihangana ntakibazo ugenda akunezere kutababaye ndimo guseka ndishimye vuga ngo ugende umvire mu nzu muvire mu nzu uranyirukanye mu nzu yawe sibyo Shuragiye sunyirukanye sigara mu nzu yawe nta kibazo Oiga cara uzafantasi hara umugi turahari hararuguru neza baby abaye umugabo ducuruza twiza byateye tuye tumanuye tugeze hano waba twingo no kutangira no kandi akambere isi nawe ndakuze kwijisha ngo kubanza nsanero nasajya ngo ndaye nsa nabi umuntu gafitana
ubwo asa nabi turi kumwe koko twese turi abasirimu noneho utwe tuzaba wambaye baba rero agakanzu karetsa kabarutse ahubwo se amakuru y'abafite ibi babanditse n'ibikayonza se n'abana bo baratwika barabukoze se bwawe uri kwa n'ibyamamare narababonye wese nawe bizaca no kuri live kuri televiziyo ariyo twakorabona nahagawe yabarani ukwego undi baravuga ngo iyo utashye ubukwe si ukure bw'ubushira ntabwo uburaniranye pe uburaniranye hari abandi n'abasore baza mu bukwe nabo babaze ko bari bakora abakobwa baza bari kucyangwa rero natwe niba tugomba kugenda gusa neza kuryo watora akanatora hazari ibyambarwa bose bakina filimi abantu bose b'abahanzi benshi bazaza mbere narazwi n'umugabo uzazinduka uzambabarira afite murumuna wawe uzwi pe ukagiye mba ndaho nanavuze no kuba ndasanya n'abantu by'akamaro ariko ngenda ubona n'ubwa n'ubwo tuzi ako kudagira kwituriza wicecekeye hani bayamperanye ugenda abana ugende ariko nawe utagize ngo nangira ahantu njyana mu kigo mena ko muri inshuti mwagiye munaganira mukavuga ati mukavuga ati sister wanjye unavuga turaga ariko uko afite ubukwe nta gakenye koze ila wari kumwe n'umuntu wiwe ubwo wasanga bari kwigurira n'utundi kisa nawe nukuri ntabwo byaba abasore rero barakubwira ati ngiye ntabwo nagushyira amavuta aravaho ariko genda umuha nicyo bitwaye ndetse si umugore we ndabitiye ku rwego barumva ntazi no kuvuga ngo nawe numubona ugakora umuntu ngenda akora kamerine musigare gukora ubukwe ntabwo uzavuga yego n'ubwo abantu bakoze umurenge wawe we kumuhamara nta bintu bitaje mama cyabane urakoze sibyo urakoze basi bwa rimwe yuko wemeye no gusoma urishimye sinzi ukuntu nabikubwira pe uzi ko ari n'ubwa mbere ugeze mu nzu yanjye se ubundi wari warabyanze sibyo ndebe ubwo nyine mubona nta mpamvu nyine n'imwe yatuma nakwizera ariko nyine nta bindi nakora birenze kuri ibi hari ikintu nakubwira kintu nuko nanyuzwe n'ukuntu umeze narakwakiriye nemera gukundana nawe aya mezi yose niyo mpamvu ubona nyine nuko nabyihutishije kugira ngo n'ibyo ngibyo nabona nzajya mbibonera igihe mbishakiye uzajya ubinyaza ntabwo nabikwiba ntabwo wabinyuma niyo mpamvu rero niba kwihutisha ubukwe nta wundi muntu rero nimba akiye wenda barahari bapanga mu mezi 3 bahuye bagahita bakoramo ubukwe niba akiye nuko nakubonye nkabona unyuze ibyifuzo byanjye imico yawe ukuntu uteye imbere n'inyuma zikaba baririmba ngo imbere n'inyuma imbere n'inyuma you're so cute really you're so handsome niyo mpamvu rero nigeze yuko nindamuka nkujyanye mu rugo bizaba biri better can't wait ubukwe bwacu nyine buri kimwe cyose ndifuza yuko kizaba kimeze neza ndifuza kubana nawe ubuzima bwanjye bwose sheri ndagushimira ko waramisemo
umukobwa bose bandushaga ubwiza ibintu byose ariko akaba ari njye wahisemo nyine. Okay, banze wemerere ko nta mukobwa ukurusha ubwiza. Ukurusha ubwiza. Ni wowe nyine wibaze muri miliyoni zose zituye ku isi n'abakobwa benshi baratuye ku isi. Nta mukobwa umeze nka Emeline. Ntugatume nirata. Cyaba kiba nirata. Nabigenderaho nkagenda buriya n'umuhungu mukundana ntabwo yoroshye. nawe uri mwiza pe. Ibaze ko ariho nahisemo mu majana mu bihumbi bingahe byose. Ndagukunda. So rero ndagira ngo usezeranye ikintu. Hari ikintu wumva yuko unyivanye ku mutima. Yego rero nshobora kuzakoreza ko ntabwo ni perfect. Ushobora kuzakora ikintu kitari cyiza ariko ikintu ngiye kugusezeranya muri kano kanya wemeye kunsoma. Ariko igihe ibindi turabyemera nzihangana nangize igihe cyo kuba twabanye. Sibyo? Nabyemeye. That's why I love you. Izimana ushatse kumbwira ko ibintu nyine mwapfuye ari ibiki nyirizina? Mani nyine njye byageze mu gitondo ndamuhamagara ngo aze kundeba. Aje mwumvishe yuko nta kibazo. Hano urabizi ko ndi umusore, sibyo? Ndi umusore urimo gupanga ubukwe. Nako kwanze ubukungu akakanya ndi n'umugabo. Niyo mpamvu nyine ndi kwiyumvisha ikintu waba uri gupfa n'umugore wawe mpamagaye mbwa ngo mwarakaranyijwe n'ibyo. Nashatse ko turyamana mani. Akoze ikintu yakoze se. Namuhendenze nk'amasaha nk'abiri. Ariko bebe nta kintu na kimwe ashaka kunkorera habe na kimwe. Oya. Habe na kimwe. Kandi ari umugore wawe? Ubona ngo turaca mu rusengero sha. Fuck. Umugore uri mu mategeko aba ari umugore wawe ahantu hose. Ibyo nabimubwireho ntabwo ashaka kubikozwa. Ariko ubwo uzi neza ko abantu banyuze mu mategeko bagasezerana bakambikana impeta naho baba bataniye n'umugore n'umugabo babana. Hariya wemerewe kumucyura mu nzu iwawe aho uba muri ghetto mukaba aba yabaye umugore wawe akwima gute? And then nyuma yo kukwima ko mwarakaranyijwe aba mbona nawe umeze uko nguko. Si nibyo ngibyo. Nasohoka se mu byumweru bibiri mwana. Ariko wumve nyine urabizi ko uri umukobwa mutereta nabikubwiye. Narihanganye icyo gihe cyose namusezeranye yuko rwose nta kintu kibi nzamwereka muri boyfriend na girlfriend byacu, muri fiançailles, ibintu nk'ibyo. Ese mu gihe abaye umugore wawe kuki adashaka gukurikiza inshingano cyangwa hari nk'ibindi bintu yikeka? Ntabwo mbizi ariko oya ko mbitekereza ntabwo uri umukobwa nanjye sombi afite. Reka nkwereka ahantu rero uri kwibeshyera. Aka kanya wowe nawe muramutse mutandukanye urabizi neza ko mwagabana nk'umugore n'umugabo se? Uri kubigira imikino muri umugore n'umugabo bro. Aka kanya mutandukanye ngo yakwimye ari umugore wawe mwagabana tu nk'umugore n'umugabo. Mu mategeko barabagabanya 100% kandi. Ese vale aziko bya bintu aribwo mbonye ko ari seriye ko murumuna gutanze kurongorwa. None se utangiye kurega amahirwe y'abantu ntabwo baramwe. Aragiye ariko nanjye bana ntabwo bizatinda. Ura afunguye amarembo. None ndaravuga ngo iyo umukora adafunguye amarembo umutara yafungura. Biri hafi ariko nta nirarenga reka ndumene mu biko kwera akiri muto. Karihuse. Akeneye kurongorwa vuba. Wadusuye se? Weze tese sheri. Sibite. So? Neza neza. Ko mwari gushira mu gikarisi? Yasana ndi mu turimo ahangaha nari ndimo nkora amasuku namaze gufura. Ngo nanjye mitamutera hagati hano rero ngo bicaye. Mr. Serana.
Shadaho ndashima Imana. Nsuye utambajije nawe. Yego nzi ko wendi wagasange kubere wagiye. Ariko nawe. Kubera se wabaye iki ko ndi kubona utameze neza? Neza. Ana batavuye kumuha yakubabaje. Yasanga yamubabaje. Kuvuga iki? Ushatse kuvuga iki? Uvuye kumuha nawe. Iki? Ako sha uri ishyano. Asanga birenze. Ukujya bishinga ntabwo muzi ko ari umusazi. Ariko rero ntabwo umeze neza. Nose hari ikibazo ngwino cyo mu nzira. Sha. Vane. Uze muri inshuti zanjye nacyo nabashaka. Kristo twashwanye. Yego ndamukunda sibyo ariko bro iyo bigeze ku bintu navunikiye wibeshye gatureba akora mukobwa navyakora si icyo ngicyo ngende gushaka kuvuga cyo kukumvisha ko ni umugore wawe bro ntacyo wakamusoza ngo akikwime icyo ari cyo cyose aka kanya mwemerewe kubyarana mukazajya mu rusengero mufite abana. Okay ako ko wamunganika nkubaze nigeze nyine ngo nabikubwiye nigeze kumusezeranya yuko nta kintu kibi nyine nzamukorera uyu hari icyo wakoze ubwo wesha kuba yaritekereza yuko wenda nzarindira bakageze mu rugo wenda ugasanga wenda ni wa mukobwa witonze wenda udashaka wenda kwihutisha ibintu ikindi wamunganye ko namusezeranyije nyine ibyo bintu byose ubundi bayimubabaza kandi wamunganye habura ibyumweru bibiri none nshaka kujya kumusaba imbabazi cyo kiringi bro no izi byo nibyo ugiye kusabira umuntu imbabazi mwana mureke nawe yicareho yicara bitekerezeho nawe abona kwiye kugusaba imbabazi wenda guhe cyangwa wenda muhite munabyumva ntabwo numva ko ari we wakagombye gusaba imbabazi umwana w'umukobwa givinze up kuri njyewe akashikandi n'ubundi ntabwo ubwo yaba agukunda niba agukunda ntabwo yagivinga up mureke arigarura mwana yarize twarize se mu yawe abakobwa ba hafi ariko ntabwo ari akantu karahinze mwana kurira kw'abakobwa mubeba guca inyuma akaza ari uri kurira think about it. Okay Chenko arangira inama urakoze inshuti yanjye sibyo ariko atazira nzoga z'ejo bundi tutazazinywaho kubera ubukwe bwapfuye rero reka njye kanihangane nyine nce bugufi. It's okay. Nsaba imbabazi guca bugufi bagira bangane ko kubaka urugo uzabona agaseke kagipfundikiye. Okay amai naribi sigara unyuze tuna traporo ngenda garuka ahangaha cyangwa no kugaruka ejo abirenze naribi Ntushatse kuvuga ko ubukwe bupfuye kandi reka ziranyego nazibaremira firiti. Si ibyo bintu rwose bireke nizere kuri kurimo gukina ibintu bari marakinamo nabibariye bwana urumva inyama ari cyo kibabaje ugomba kujya gushyingirwa gabanya brage ngende umva ibintu sabuza bikomeye none se mbwira Chris mupfuye iki nibiki uri kwanga mwashwanye ngiye ntago ndi kubyumva twashwanye nyine bya burundu se birarangiye ko ndi kubitekereza oya babarira se ibyo bintu rwose hoya shawa nukuri waba usebeje umuryango gusa nizere ka umva uri kumbeshya pe uri kumbeshya babarira se urabona ngewe imyaka mfite ariyo kubeshya cyangwa se burashwanye burundu aravuze ngo birangire we nibyo ntabyo mbwiye ariko nyine mu byo dutandukanyemo ntabwo binshimishije ngaho byose bigenze ute mwana murabizi ntacyo nabasha pe urabizi igihe cyose manye na Chris shana na rimwe yari yagahengutse ijambo rye mu kanwa ke cyo cyangwa se kuba yangurisha ibintu njye nashaka ibaze ko yansabye ko turyamana kumbe nicyo ese ubwo mwumva bisekeje we nicyo yapfuye
yaragize ubwoba Turimo tubivuga rati. ibintu bisekeje yaragize ngo ni ngo iki nanjye ngo mbonye abo mbwira ariko Ubasi. nkamubaza Uzi aya ikintu aya cyiza cyane. akamubwira kuri n'ikigori uburo yabaye umurenge sibyo agiye none n'ubu nta nama nyizeho yuko Oya baza mubwira ntago wenda oya wirakara basi mubwira birakara na ziri sister. kujya ahubwo twe biradusekeje Ese ahubwo wamwimye kandi icyo kibazo gihe ngize wamwimye nusumva njye nari kuryamana nawe tutarabana hakuze ko mudatekereza mwebwe none se hasigaye iki madamu erega ubu uri madamu Chris ntabwo uzi ko mu murenge wabisinyiye mu murenge se bari banyambikiye twe twajya imbere y'Imana ngo babumugishe cyose imbere y'Imana cya mbere kari umurenge agukwigejeje ubu ngubu ashakanye no kukurega ko wamwimye maze n'uko utanabizi rega namwe ubu murabishyigikiye mwaharana ni ukuri kandi ko wagira ngo yabantumyeho ahubwo uri tubugirira wowe oya uretse kugenda sibyo ubu ngubu aramutse aje akamusanga nta n'undi ari kubwihera kandi wababara okay none se si yababara uri umugore we sibyo ubu ngubu yabaye umugore we ntukiri wacu waragiye ubwo najya kumwambarira ubusa ngemereye ahubwo mva nkubwire genda ukimuhe akibone siko niko nabifashe ku munwa we cyakuza muri amashyano pe erega ntabwo ari ubushyano wemera kujya kubirangira sinzi uko utazabikora muri nanzi ngo nzanye n'abakobwa bazima sazakuramo yanza azamuha yambaye ko se ibyo bintu mubikura hehe oya umva kubwire kakugire umva ntabwo ari ukubeshya inama tubigire inama wowe ahubwo nimbuze ubwenge ntujye kumuhereza ahubwo ibyo bintu ntihagire umuntu ubibwira ugize n'umuntu ubibwira ni ukuri ugize umuntu ubibwira yahita agira ubitekerezeho kandi yagiye yibumbuye rega ngo yamwime sheri urakoze kumbabarira mvuye mu kazi nirukanka mvuga ngo nze musaba imbabazi ariko sinzi nimba ari ibintu byikoze ugahita mbona nawe urampamagaye ngo urashaka ngo unsaba imbabazi winsaba imbabazi sheri ngewe ugomba gusaba imbabazi oya ni njyewe ugomba gusaba imbabazi kuko nk'uko bivuze kare sibyo telefone urumva nk'uko bivuze kare mbabarire njye ufite amakosa kandi amakosa yose ndayemera wibuka kandi nari nagusezeranyije yuko nta kintu nzemera gukora n'iki na kimwe ngize utacyemeye sheri bamubwire nta kosa na rimwe ufite pe warabitsezeranije ariko nyine umuntu n'umuntu agira akanatsindwa kandi abyumva cyane rero nanjye umbabarire nyine ntabwo nakwitwayeho nabi gusa nyine naje kubitekerezaho sheri nyine umuntu n'umuntu agira agacika intege pe ndabyumva rero njye numva ikosa rijyanye nyine mbabare uburyo nakwitwayeho kare nabisha kubitekerezaho nimba ngomba gusaba imbabazi sheri uri umugore wanjye sibyo uri umugore wanjye rero ngomba no gukora ibintu bigushimisha sibyo erega bajya bamuvuga ngo buriya bino bintu ngo no mu rugo ntabwo babikora buri munsi ariko njye mba numva rwose njya nzambikora buri munsi sheri bamubariye ko yakunzitse ese ubundi iryo kote ntabwo ari kugutuga uzi ko nari byibagiwe reka ngufashe kubera ko ukuntu nishimye nabyibagiwe ikote mu gitanda sheri uzi ko n'ishati yansize cyagenda nahise nambara ishati mbonye navuye aha ngaha shambabaye njya kuri kumanikira cyangwa oya ari kumishanga kumva navuye aha ngaha ibere reba agashati nambara kano gashati nzi ko nakaguze kera maze kubyibuha reka kubera nyine ibikorwa urumva ko ukuntu mfata neza narangiza nkajya kukubabaza bivuga ibyo bintu kandi ubundi iyo umuntu ari mu myiteguro y'ubukwe urumva arananuka ariko noneho wowe nimba stress arizo zo kubyibushya sibizi erega isika amafaranga ndafite yo gukora ubukwe niyo mpamvu byibushye nyine wagira ngo rwose na nicyo birakubwiye
bamwe gukora ubukwe nimba nyafite rero ndumva nta kibazo na kimwe cyo guhangayikira. Ubundi urumva umuntu ananuka kuko yahangayitse abantu banze kumutwirira n'iki, ariko njyewe sinari kubwira invitation nzazigira zizaba ari nkeya n'iz'abantu babaze. Ubwo cyese ni ku ruhande rwawe nushaka uzabazana bose, nta kibazo mfite cyo kugaburira abantu kabisa, bazaze bishime. Njye ntabwo nabura gutumira, nzabatumira baze babirye bagire bati gusa nyine Shirene, I promise you ntabwo nzongera nyine gutuma babara kuri iriya revo nyine nikanze warakaye ndavuga nti iguku ntabwo ari Christmas. Shiri mba mushaka rega nanjye ntakubeshye pe, mba mushaka ariko nyine mba nihagazeho nyine kugira ngo ndinde isezerano rya wajaga ikintu utarabona kwambwiye ngo kuri isugi. Shiri ko nakubwiye ko ndi isugi sibyo? Kuri njye ariko nyine mbona nyine ngo ndi isugi, ariko nyine ko nabikozeho rimwe nabikozeho rimwe ndi muri segonderi, ariko nabwo nyine byari impanuka, ntabwo ari ibintu nashakaga. Rero kuva icyo gihe ntabwo ndongera kubikora. Bose wumvisha bimeze bite? Kubera ko ari ibintu ntabwo nari ibintu nandirinze, kuko ntabwo nabishakaga, ntabwo nize mbikunda. Rero kuva icyo gihe ntabwo mbikunda. Ibaze rero ko ngiye kuri ngiye wabikunda, kuko niba ndi umuntu ubikora mu buryo buri professionnel, nyine nk'umuntu wabyigiye muri primaire, secondaire, university, nkabifatira masters, PhD, doctora byose. Wagiye mu bikorwa byinshi wowe? Oya, never. Kumva, okay. Njye musabye imbabazi ko nakubaje kare. It's okay. It's okay. Rero bikigezweho ibyaba bitaba ndahari, ariko bigomba kuba. Urabyemeye? Emery, nizere ko misiyo yawe ugiye kuyikora neza twageze ku isi y'abazima. Yego, misiyo yanjye ndayibuka. Ugiye kugenda ukore neza masaha twaguhaye. Ukore neza ku buryo mukuru wacu ari bwishime. Byose ndabyibuka. Ongera ubiduhuze. Twagiye. Kwameza twagiye man. Ikitarasa sha mukubita ikitarasa. Nakubwiye. Ikitarasa. Mukubita ikitarasa. Ndakurangiza delay. Uretse kwa. Utangiye itazaducika. Merezana. Wow. Ubu uri kumva uri buncike bro. Iko muri buncike man. Yaciye buguza. Twagiye sha. Muvuno kabisa muvuno. Gawe nyerege tagari wacu bara. Kamujyane. Warashe. Yarashe. Uretse. Warashe. Twara. Itonde mani mukubite. Gake bro. Nese timu yabazanye niyo kukwerekera. Urumva turimo kwiga. Turimo kwiga nawe. Naga gucika. Nakubuguza bro. Nari. Mubicara bagenda baragiye kumva cengo ndishaka kuzamukubita muhetse urumva nimo no kunywa n'itazi. Akomeza ceko. Komana. Kumuterura. Bimwe bikomeye cyane. Ikitarasa wundi nawe ngo wamukuta ikitarasa. Aho sinzi ukuntu yarashe. Uravuze ngo nuko akinisha imoso. Ariko kano kantu karimo. Uravuze ngo nuko akinisha imoso. Wowe kutaburi kundebera.
uno muniga kumufana waba ari kumurebera we kubitandebera kare we kubita mani wenda ndakurasa inyugunyugu bice mu munuza akurasa ibinyugunyugu biza aramufashe bagasiba aramufashe ntago ari bumukire uramurasa papa we mugezeyo gusa gake gake ntago ari bumukire sasa terwa murane twigurukire twagesha agamuhaye bro ntago mutuva mu nzara aramurashe aryo warashe Eberil. Rana. Eberil. Rana. Misiyo yawe ni iyihe? Misiyo yanjye. Misiyo yawe ni iyihe? Misiyo yanjye niyo kuza hano ku isi nkareba uburyo ikiremwamuntu kibayeho, nkagaruka nkatanga amakuru ku bakuru kugira ngo baze kuhatura. Okay. kamabwira ngiye mani n'igisoro ngenda gihaze ngenda shaka kujya kumona ngajya kugura amayinite ariko natangiye kugira umuntu urimo neza nicare hano nawe mutwe nagutsendiye umuntu urimo neza uragize umwarimu neza kamugutsindire wayishyuha kamugutsindire kamugutsindire kagasaza nta musaza bitaciye kubaho cogoza ariko abaho umusaza witwa cogoza oya aba musaza witwa cogoza umusaza witwa cogoza ndakwishe rero abaci dore aho nkozaho bita ihene yiba yita ihene urabizi yiba yita ihene urumva dore ngaya yose ngayajyana ntago njye n'unugiye uriya yari yaguhereje dore n'umutwe uragiye nta muntu watekereza uta umutwe batawujyana ariko hano ndagufite ntago watekereza umutwe bawujyana hano ndagufite oya umusaza nta musaza bitaciye kubaho ntawubaho naciye ngo buguze naciye ngo buguze nta musaza bitaciye kubaho kurimo kunyitambika se none bimeze bite kurimo kunyitambika ndashaka ko tuvugana. njye nawe se dufitanye gahunda Nibwo buryo mbaye nyine naguhagarikamo. okay ushaka ko tuvugana iki hari ahantu wayobye ngo basi wenda amakuru angire se okay Urebye bisa naho n'undi nayobye. Nyine umuntu wanembeza karitsiye za hano zose nyine nkazimenya. Nabonye nta bundi buryo naguhagarikamo. Sorry nimba nkusuzuguye. okay ntago ndi umukomisiyoneri nimba ushaka inzu Umukomisiyoneri ni bisobanuye. umukomisiyoneri hano tumwita Kazungu ntago rero ndi umukomisiyoneri. Okay. Ariko wamfasha. N'ubundi ntabwo umukobwa mwiza nkawe nabura kumufasha ubaye ukeneye ubufasha. Wamfasha se nyine ukanembereza karitsiye za hano, ndi mushya hano nibwo nkihagera. Ibintu nyine byano byose nta kimwe nzi. So umfashije nyine wantembereza karitsiye zanyu. Okay, urishyura ngahe? Kwishyura? Bisaba kwishyura. Ese urumva wowe urumva nagutembereza ku buntu. Bisaba kwishyura amafaranga kabisa afatika. Nzi ko nyine ari serivisi nyine waho umuntu gusa nyine bise by'ikiguzi. Reba nk'uko mpagaze ku muhanda imodoka zirimo kuducaho. Mere neza. Meze neza sibase. Tugahuze nyine maniga ya. Ari mu ngwari. Gumye buguzana. Bebe makino gute. Dushyiraho. Icaraya nayo. Isikari by'abajene wabasha. Twamenyesha. Ntabwo wabishobora. Kamwe bitatu bune butanu bitandatu. Ngira uko mbigenza. Nubundi ko nari pincha ne bitatu kamwe
Okay. Mbwira nyine muri make. Ese witwa nde? Nitwa Emeline. Witwa Emeline. Wowe witwa nde? Nawe nitwa Chris. Chris. Izina ryiza? Ufite izina ryiza. Nshimiye kumenya by the way. Unaseka neza. Merci. Nubwa mbere umuntu ambwiye ko nseka neza. Nanjye namaze igihe kinini ndi single. Ya. Nishimiye nyine unyakiriyemo. Wangenda umusazi, uzamusanze. Aho turahuje rero. Nanjye ndi umusazi. Wari umusazi? Ya. Ubwo n'abasazi babiri bahuye. Abasazi babiri bahuye. Okay. Tugiye gukora collabo. Collabo y'abasazi. Yeah, right. Emeline na Chris. Yes. Okay. Okay. Bambwira. Mbwira ubufasha bubu. Tugire vuba, ubufasha bubu. Ku buntu. Ku buntu? Urabyemeye noneho? Ku buntu. Okay. Icyo nshaka nyine ni ukumfasha nyine nkamenya ibice bya hano byose ukanimeza quartier. Ahantu hose nyine hari ibintu nshaka kwirebera nyine. Ya, hari gahunda ndimo. Hari gahunda urimo? Ya. Iye gahunda. Nzabikubwira nyuma. Wowe mfasha nyine unembeza quartier. Okay, basi kamubwira. Kanywe namba yanjye ko ungo narindi busy. Noneho ndaza kuza kuguhamagara njye ngutembereza quartier. Nta kibazo. Sibyo? Yes. Reka nyiguhe. Reka nguhe yanjye ahubwo wowe. Ni nyine wowe umyawe. Yes, yeah. Emeline. Emeline. By the way, you look so smart. I like your outfit. Nawe uragaragara neza. Sure. Urasa neza. Thank you. Thank you. Ikindi uteye neza. Ihangane ngende. Ntabwo mbishaka. Ihangane ngende ndibuze kuza ku. Bibi nari ngukumbi. Wait. Hey. Bibi ntabwo bishaka. Okay. Ndaza kuza kuguhamagara. No. Hey. No, what? Nyine icara tuvugane. Nusi ko dushaka kugenda. Okay. I'll be back. Ndaza kugaruka. Bibi, please. Bane. Isawa. Neza. Ese ko wagaze hano? Shaka Krisimani ngiye mama naciye kutanyitayo mama. Shenko se? Nagabona ko mukunda. Mama nagajya abona ko mukunda n'ukuri. Nagajya abona ko mukunda. Ibintu byose mbona bigize joke sinkibazo afitira mu tipe. Sinyine. Rero ngibyo gisinzi byari byo. Nzico ko mbisi ka gukunda. Jamani reka mbwira Chris cheko namwingize sinzi ikibazo afite ngiye none ntago niyumvisha ikibazo afite. Ubona atabyitayeho na Imana abona atari muri iramutipe nzamukorera iki pasi. Mbese umukorera buri kimwe cyose. Imana kiseka nkubwire pe ntago najya nkubeshye. Imana cheko mwitaho kuri rwose bushoboka ariko Imana bagize joke niba afite ndi mukobwa nyine ntago mbizi ariko Imana cheko ndamukunda. Chengo turaziranye subize ko tubanye se. Chengo umuntu tubana na undi mukobwa. Bona bibaze ko na undi mukobwa ugigira ari amaruko. Kisi ntago ngiye mbibona ibyo ngibyo. Man cheko afite undi musista. Sure. Urabizi neza. Ngiye niko mbyumva nose kaba mbona atabyitaye ibintu yose mukorera man ngiye ngerageza wamukoreye iki se? Time yanjye yose ndayimuha. Wamuguriye imodoka yanga kuyemera. Basi anayishaka Chris nicyo kintu ashaka ngiye nzayimuha. Ese uramuguriye imodoka nawe? Uramuguriye imodoka nani garuka? Kisi nagambwira gutyo. Oya nyine hari ikintu uvuga abakobwa ari ibintu namwe mukora bitari uravuga ngo nta kintu ngo namukorera. Igiki akubwiye ngo umugurire imodoka wayimukorera. Ubwo bushobozi urabuze. Uzi ko nakwica umuntu ukorera Chenko. Yego wamitana. For sure. Sure. Wamitana none uramagana. Man nakondeka kubera Chenko cyangwa Okay, tereka brag. Tereka brag na kintu. Ariko nyine kamubwira. Sibyo? Kamubwira ikintu cyonyine. Kimwe cyonyine. Nuko wowe uri mukuru. Ntugomba. Ni mukuru wowe na Chenko mwagakwiye kuba mumeze neza. Ahubwo ko mumeze neza muri bakuru mugize igihe cyo kuba mwashakana.
none iki kibazo afite mbwira please ni kibazo afite chengo we hari ikintu reka mugire inama iyo umuhungu akwanze uhita ushaka undi urazi ko turi amaniga iyo umuhungu akwanze uhita ushaka undi umukobwa akwanze uhita ushaka undi abakobwa barahari n'abahungu barahari gutyo mani ni iki cyo kuna gukora kujya wambwira gutyo Hey! Ntabwo ugeze umumagara? Ntabwo inamba yanjye, why not? ese muri ako kanya nduwe mane guhita nkwamagara koko Ntabwo inamba yanjye agomba guhita umumagara of course. sikisi twari turabirangije okay bane reka tuze kuvugana Ya, muze kuvugana. siko na kibazo rero So tell me why naguha inamba yanjye wanze kumamagara. Tell me. none se duhuye nta n'iminota duhuye ariko Oh my god. Kuki kugira big deal? Kuba naguha namba yanjye kucyumva bigoranye kuba wahita umamagara. urumva ndaje urabona ko tumaze gutandukanya kano kanya ndaje nsanga umuvandimwe hano afite ikibazo biba ngombwa yuko mbanza kumuganiriza nkamenya ikibazo afite Wow. urumva twari twahuje ibiganiro cyagiye n'iki numvaga ndibuze ko guhamagara nka nimugoroba Ushobora kuba uri umuntu mwiza wumva nyine ibibazo by'abantu bose. Is she a friend? Oh, ntabwo ari inshuti yanjye ni iki? ni inshuti yanjye Inshuti yawe? Yego. So mwari muri gukemura ibibazo byanyu muri make? twari turimo urumva afite akabazo yuko k'umukunzi we ngo ntabwo bameranye neza uriya umukobwa nyine yakurikiye ngo buri kimwe cyose n'ibintu arabitanga Ubwo ibintu ni ibiki? ni ibintu byose My god. Cyakora nyine ikintu kimwe nakubwira cyo mu kanya gatoya nyine. mbese ugize hano gute wowe uzi umenya hano mba gute No. Just nkwaye namba yanjye ndakubwira ngo uhite umamagara. Icyo ukoze ni iki? Uraje nyine ubura I don't Okay. know. Uhuye n'abashuti bawe muraganira ntiwanibuka ko ugomba kumvugisha. Why? Nicyo kintu nari kumva. Emery ni ukuri ntabwo okay ntabwo guhamagara mu minota 5 iri imbere Wari kuba watinze. ko natinze Ya. Numvaga uhita umamagara nyine muri ako kanya. Ya. Anyway, you look so handsome. Niba nyine nakugoye namenya ahantu ba. Why? Just know. tumenyane gutya guruka Ntacyo bitwaye na bintu birenze ahubwo ufite n'inyota. If you don't mind twajyana nyine ukanywa n'amazi yo kunywa. Right? Nta kibazo. Thank you. hano niho nguko Wow. se hano twari turimo kwikinira kare Nicare hano? yicara hano nta kibazo twari turimo kwikinira kare turimo gukina iki ngiki urakizi iki ngiki bacyita igisoro Igisoro. Bagikina bate? bagenda bashyira muri tuno tuntu bashyiramo kugeza hano iyo bishize byagabanutse hano abatsinze Ahanga iyo bishize aha byagabanutse uyabatsinze. iyo nguyu wa hano nyine kuri kino gipande abatsinze Wow. umeze gute se se kurimo kureba gutya hano wakunze Ndabona wow. Si yanyu yatangaje. si yacu Oh, never mind. Gusa nyine
ibintu byanyu nyine byarangaza umuntu. hano hantu ni heza, ni heza. Hano dufite igiti cya avoka, nyine hano niho twituriye nk'abasore. Hano mubana na murumuna wanjye. Ubana na murumuna wawe hano? Wow. Okay. Oh. Ariko urasa neza. Really? Thank you. Ni ubwa mbere nyine numvise. Ndakubwira ko usa neza. Yeah. Ni ubwa mbere numvise umuntu ambwira ko nsa neza. Nisa numva ntabwo hari abantu usa neza, usa neza, useka neza, ureba neza. Thank you. Nyine uri umukobwa mwiza. Ikindi unateye neza. Ntabwo ndi umuhungu uca ku ruhande. Uteye neza. Wa musore uri kuntungura pe. Anyway. Ikirere cyanyu nagikunze. Ntabwo utuye inaha. Sinzi nimba wabyizera. Ariko never mind. Gusa ntabwo ibintu nyine ndi kubona ari ibintu nsanzwe menyereye. Niyo mpamvu ibintu byose nyine ubona byandangaje. Nubize kubitindaho cyane. Ariko nagize akabazo. Ese ko icyo waje mu kanya turahuye uraje urambwiye ngo ko iki ngo narimo kuguhamagara. Ntabwo iyo umuntu subizi ko iyo umuntu aguhaye nimero hari igihe runaka kigera ukaza kuza kumuhamagara. No? Njyewe nzi ko nimba nkwaye nimero yanjye ugomba guhita umpamagara. Niko? Yeah. Wumvaga se niba uguhamagara uri umukobwa mwiza ku buryo ntari kureka kuguhamagara. So nyine wakagombye kuba wabinyeretse nyigwa nimero yanjye ukampamagara. Mwabona nyine ko nabyitayeho. Okay, sorry. Kuko ntabyo nakoze ariko n'ubundi nari mfite muri gahunda. Ubona kwatse nimero ugomba guhita umpamagara. Ko watinze kumpamagara? Urumva uriya mukobwa udusanganye ni umushuti w'umuhungu tubona hano. Ubwo rero yari arimo kumbaza, ntabwo bameranye neza we n'umukunzi we. Yarimo kumbaza nyine icyo umukunzi we yabaye kandi ntabwo ibyo ngibyo biba bindeba. By the way, nakunze kugaragara. Uri umusore mwiza like. Ntabwo nyine ari ibintu bisanzwe kuba. Uratangaje. Siko nta mukobwa ugipfa kubwira umuhungu gutya. Kubera iki? Hari ikosa ririmo? Wagira ngo ni nka formula. No! Nimba uri mwiza umuntu agomba kubivuga bigaragara amaso y'abantu. Nakwishimiye the way you look. Outfit yawe. Nuruka nyine biragoye kubona nyine abantu bambaye like you. Nyine uratangaje. Turuka muri ntara mu majyaruguru, mu majyepfo. Wakiriza iki? None never mind. Shaka amata. Shaka amata. You say? Amata. Amata. Amata yo kunywa cyangwa fanta. Amata. No, ntabwo. Mwisi yacu ntabwo tujya gutuma amata. Amata like muyanywa gute? Oh, amazi. Uzana amazi. Amazi. Uramutse ufite ibindi bintu bitukura. It can be better. Ako, it's okay. Niba ufite amazi wayamarata. Kamuzanira amazi. Yeah, wanzanira amazi.
Shabarararakata. Shakarababakata.